hano batwumva Mm. bashobora kubaza ibibazo niba abantu yenda bafite ikibazo runaka ku bijyanye n'amashuri, ku bijyanye se no kuza gukora inaha, ku bijyanye se n'izindi nzira umuntu ashobora kunyuramo kugira ngo agere inaha mu Budage, ngira ngo bashobora kuza kuba babaza ibibazo, noneho umuntu agahera kuri ibyo bibazo ababwira, abaha amakuru ariho ashoboka. Ngira ngo ni amakuru azwi, ntabwo ari ibintu yenda bidasanzwe umuntu ari buze kuvuga. Urumva aribwo buryo twakoresha rero, abantu yenda bagerageze kutubwira cyangwa kutubaza ibyo bifuza kumenya, hanyuma noneho ubwo umuntu agerageze kubaha ibisubizo. Abantu bari hano mutufashe mutapinge munasharinge live kugira ngo dushobore kuganira ku biganiro bibafitiye akamaro. Kandi ubu iyo kunza kuza hano nkatangira gatukana baratangira bagatapinga utanabibabwira kugira ngo bone network. Abanyarwanda mukunda amafuti gusa. Abanyarwanda bakunda amafuti cyane. Ubushize amasaha yaratugendanye tutaganiriye neza ku bintu byerekeranye n'ubuhunzi, ariko noneho hari ntuze ari pankarite na sharinze, sinzi niba hari abantu benda gukora imyigaragambyo ni Londres. Ku by'imyigaragambyo y'i Londres ahubwo bayikoze, yabaye ngira ngo yarangiye ubu ngubu. Ngira ngo hari amafoto umuntu ashobora kubona ubu ku mbuga nkoranyambaga ari kuri Twitter cyangwa se kuri X. Hari n'andi umuntu ashobora kubona kuri Facebook yuko imyigaragambyo yagenze. Marerezo nanjye ntabwo nari nakurikira neza uko byagenze, nibwo nkiva mu kazi ntabwo nari nabona uburyo bwo gukurikira disikuru zahavugiwe, ariko information zigaragara z'umuntu atereye akajisho kuri social media nuko imyigaragambyo yabaye kandi ubu yarangiye. Sorry, nandi kuvugana n'umwana hano. Ariko nanone twebwe hano mu Budage turacyafite imyigaragambyo iri mu byumweru bibiri biri imbere, niba atari icyumweru kimwe gisigaye hari. Imyigaragambyo nibyo turayifite hano mu Budage, ngira ngo turacyafite ibyumweru bitatu ahubwo. Izaba kuri 27 z'ukwa 9, azaba ari kuwa gatandatu. Ngira ngo ejo dufite itariki ya gatandatu, muri make kuva ejo hazaba hasigaye ibyumweru bitatu. Akaba ari mu buryo bwo kugira ngo tugaragaze ibibazo impunzi zifite, impunzi z'Abanyarwanda, twibanda cyane cyane ku mpunzi ziri hano mu Budage, zishaka ko uburenganzira bwazo bwubahirizwa. Hanyuma kandi twamagane n'ubutegetsi butuma abantu bahunga, ubutegetsi buhonyora uburenganzira bw'abantu, buhonyora amategeko, bwica abaturage, bubahoza ku nkeke, butuma abaturage batabaho neza mu gihugu cyabo, bigatuma bahunga. Ubwo ni ibintu bibiri rero tuba duharanira. Ikintu cya mbere ubwo ni cyo guharanira ko impunzi z'Abanyarwanda cyangwa se abantu bahunga u Rwanda bagira uburenganzira bwabo bwisanzuye kandi ibibazo byabo bikitabwaho ku buryo bwihuse hano mu Budage. Ku rundi ruhande ariko noneho tukamagana ko impamvu zituma abantu bahunga, impamvu z'ubutegetsi bubi zikomeza kuguma. Ibyo turashaka ko izo mpamvu zivaho, abantu bakabana mu mahoro, abantu bakabaho bisanzuye, bakabaho muri demokarasi, bakaba bavuga icyo batekereza badahungetwa. Noneho n'abantu bashaka yenda kuza mu Budage cyangwa se no mu bindi bihugu bakaba bashobora kuza badahunze, bakaza atari impunzi. Hari za opportunities nyinshi, hari ibintu byinshi bishoboka umuntu ashobora kuza aje gukora. Ubu aho bigeze, Abadage bemera ko abantu baza mu gihugu cyabo niba umuntu yifitiye diplome yemewe mu gihugu arimo,
ubu birashoboka cyane rwose ko umuntu ashobora kuzana iyo diplome akaza kwishakisha akazi mu Budage. Hari za condition zimwe na zimwe aba agomba kuzuza, ngira ngo wenda mu minsi iri imbere cyangwa se niba hari uwifuza kumenya izo condition nabyo dushobora kuza kubiganiraho uyu mugoroba, ariko dushobora no kuzabishakira umwanya urambuye tukazabiganiraho mu minsi iri imbere. Ikindi gishoboka umuntu ashobora kuza aje gukora ni ukuza umuntu aje kwiga nabyo birimo ibice binyuranye. Umuntu ashobora kuza kwiga amashuri yisumbuye, kaminuza, ariko ashobora no kuza aje kwihugura mu bintu umuntu yavuga ko biri pratique cyane bijyanye n'imyuga, agakora ibintu byenda bita formation mu rurimi rw'igifaransa cyangwa se ibyo bita Ausbildung. Hanyuma yarangiza n'ubundi none afite iyo diplome, afite iyo Abschluss hano niko babyita, akaba ashobora kuhashaka akazi. Ikindi gishoboka ni uko umuntu ashobora kuba afite diplome, afite Abschluss, yararangije amashuri ye, afite ndetse na experience y'akazi, ariko akavuga ati njye mfite ikibazo ko nta rurimi nzi kandi yenda akazi mu Budage gakorwa mu Kidage, nkeneye mu buryo bwihuse kuba nakwiga Ikidage nkakimenya, noneho nkaza gushaka akazi mu Budage nkoresheje diplome mfite, nkoresheje impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi nakuye mu gihugu runaka, tuvuge nakuye mu Rwanda. Ibyo nabyo birashoboka, akaza akabanza kwiga Ikidage, hanyuma nyuma yo kwiga Ikidage akaba yashaka ako kazi. Ikindi cyakoze gishoboka kitajyanye no kwiga, ariko umuntu ashobora guheraho hanyuma nyuma akaziga, ni ibintu bita OPEA. OPEA ni porogaramu iriho ku banyamahanga, ku bantu baturuka mu mahanga, aho umuntu aza mu Budage akaba yagira famiye imwakira, cyane cyane ngira ngo biba ku mafamiye afite abana batoya, kubera ko hano ni abakozi umuntu wese aba ashaka gukora. Hari igihe rero iyo umuntu afite abana batoya nka 2 cyangwa 3, usanga bitamworohera cyane, cyangwa se ugasanga famiye bitazorohera cyane kuba zakwifasha abo bana, noneho zigashaka abantu bavuye mu mahanga bakaza hano. Hari abo duherutse guhura mu minsi yashize baba muri izo porogaramu, baba muri izo gahunda, bavuga ngo baravugaga ngo ni abayaya, biyita abayaya, ariko muri make iyo urebye neza usanga atari ubuyaya, ahubwo ni ukugira ngo bagere inaha. Nibyo koko baba muri izo famiye, ariko nta nubwo usanga uburyo babayeho, ntabwo babayeho nk'abayaya. Baba bashobora muri icyo gihe babaye muri izo famiye kwiga ururimi, ni nacyo bibafashamo cyane, bikabafasha kumenya cyangwa se no kumenyera ubuzima bwo mu Budage, nta nkeke, nta pressure ibariho. Hanyuma noneho niba bamaze no kumenya Ikidage, bamaze no kumenya uko ubuzima bubayeho mu Budage, bikaba binashoboka ko noneho bashaka ishuri, bakaba bashobora kujya muri za formation cyangwa se za Ausbildung, cyangwa se bakaba bashobora no kuba bakora na studium nyuma yo kuba bakora ako kazi ka OPEA. Iyo porogaramu nayo irashoboka. Hanyuma hakaza n'indi porogaramu umuntu yakwita ko ari ubukoranabushake. Abantu baza baturutse mu mahanga cyangwa se na hano mu gihugu nabyo barabikora, cyane cyane ku basore no ku nkumi, ku bajene baba barangiza amashuri ya segondere batari bamenya neza icyo bifuza kuzakora, cyangwa se batari bamenya neza icyo bifuza kuziga. Babona rero ibyo bita ubu volontaire cyangwa se ubu volontariat
ni porogaramu ujya gukora nko mu bitaro cyangwa se ukaba ushobora no gukora mu bintu bijyanye n'ibidukikije, cyangwa se ukaba wakora no mu ishuri no mu biro. Hari za gahunda zinyuranye umuntu aba ashobora gukoramo, ugakoramo nk'amezi 6 cyangwa se n'umwaka, cyangwa ushobora no gukora no ku gihe kigera ku mezi 18. Baba baguhemba amafaranga atari menshi cyane ariko ashobora gutuma ubaho, hanyuma noneho no muri icyo gihe ukaba wagira experience, ukaba wagira ubunararibonye, bikanagufasha ariko noneho no kwitegura no kumenya neza ikintu ushobora kuzakora mu gihe kizaza. Akaba ari nacyo yenda ushobora kwiga, ugahera usaba ishuri cyangwa se usaba Ausbildung cyangwa se formation. Izo yenda na information naheraho naguciye mu ijambo Ausbildung bakaba batazi ibyo ari byo. Ausbildung cyangwa se formation, umuntu ashobora kuvuga ko ari nka ni ikintu kiri hagati ya école secondaire na kaminuza. Ni ibintu bijyanye cyane n'imyuga n'ibintu biri pratique, naho umuntu atiga ibintu biri théorique byinshi. Umuntu akiga ibintu bijyanye n'umurimo koko n'akazi, nk'abantu hano yenda abantu bashaka kuzakora nko mu bintu by'ubuganga, kuba aba nurses cyangwa se nawe nende kugusuhuzaniraga wambaye neza unavugira muri mute sikuntu wambaye iri. Urakoze. Hari busy Betty, reka banza asobanure atibagirwa cyarimo. Urakoze. Betera ariko nawe nta kibazo, ubwo umuntu yamuha ijambo noneho yenda akaba yagusuhuza natwe yadusuhuza, hanyuma yenda niba ari n'igitekerezo nawe atanga akaba ashobora kugitanga. N'abafite ibibazo babaze cyane, abafite ibibazo by'ubuhunzi, abafite ibibazo nyine by'izo opportunities ari kuvuga cyane, nk'ibyo bya OPEA yavuzeho. Bya OPEA bifite advantages nyinshi, kuko akenshi iyo ufite mu mutwe hazima ushobora kugira amahirwe yo gukomeza kwiga. Icyo nicyo rwose, ngira ngo uyu muntu wese ubishaka, iyo yashoboye kugera muri iyo porogaramu ya OPEA, nyuma yaho ayirangiza yarabonye aho yiga, ngira ngo ntabwo ari ibintu biba bikomeye cyane ko kuba mu mafamiye biranafasha cyane, bituma umuntu amenya ikidage vuba. None byo kujya mu ishuri birasaba ko umuntu aba azi ikidage, ko yiga mu kidage. Iyo unyuze rero muri porogaramu ya OPEA ukaba muri famiye, ukavugana n'abana, ukabaho nk'abandi bose baba muri za famiye, nta n'amahitamo uba ufite, uba ugomba kuvugana n'abantu aho ngaho. Ibyo bifasha umuntu kuba yakwiga ikidage vuba, noneho bikaba byatuma ajya mu ishuri nyuma yaho vuba. Nta nubwo ari imirimo ya kiboyi nk'uko ubundi babyita, kuko ahanini icyo ukora ni ugukina n'abana baho, ukabajyana muri Spielplatz, babyita mu Kinyarwanda garden. Umuntu ashobora kuvuga ko naho abana yenda bakinira cyangwa bashobora playground, ukajyana abana aho bakinira, ugafasha abana homework. Abana batoya homework ntago biba bigoye. Akenshi abana baba bakina OPEA baba bari hasi bakiri muri primaire. Ikindi yenda ukajyana abana ku ishuri, ukabavanayo, ugafasha famiye koza abana. Akenshi imirimo yo mu rugo urayisangira na nyiri urugo nyine, ntabwo babiguharira byose ngo ubikore wenyine nk'uko mu Rwanda ababoyi baho bakora. So ntabwo rero ari ububoyi nyabuboyi, ni nko kuba assistant wa nyiri urugo. Urebye OPEA ni byiza, ariko nanone hari imyaka uba ugomba kuba ufite utarengeje. Ni imyaka ikiri mikeya, niko navuga. Ni za opportunities baha abantu b'abajene, baba abantu bakiri batoya,
Mm. kugira ngo nyine bibafashe kwitegura niba bashaka nko kwiga nyuma yaho, cyangwa se bashaka kujya no mu kazi. Iyo rero ngira ngo urengeje imyaka runaka 24 biba bitangiye imyaka 26 bitandatu, niyo ya nyuma. Mm. biba bitangiye kugorana. Aho ngaho wenda ushobora kureba ibindi bijyanye no kwiga cyangwa se ubundi buryo ushobora kuzamo inaha, ariko ibyo guca muri izo porogaramu za OPA byo biba bitangiye kugorana. Iyo myaka rero ni nayo urebye baheraho kuri biriya bijyanye n'ubuvolonteri cyangwa se ibyo bita FSYOT. Ngira ngo bafata abantu batarengeje imyaka 27 nibo bakira. Nabyo ngira ngo biba ari uburyo nyine bwo kugira ngo bahe abantu amahirwe yo kugira ngo barebe ibyo bashobora kuzakora mu gihe kizaza. Hanyuma noneho indi nzira abantu benshi navuga bacamo bakoresha, abantu barengeje imyaka 27, niko umuntu yavuga, yenda badafite n'amafaranga menshi ashobora gutuma biga za kaminuza, cyangwa se ugasanga badafite na diplome zishobora gutuma bajya muri kaminuza. Bobo abenshi usanga banyura mu nzira z'akazi abashoboye gukora, hanyuma batabishoboye nabo akenshi usanga banyura mu nzira z'ubuhungiro. Gusa ubuhungiro hano muri ibi bihugu buhabwa abantu bigaragaye ko bafite ibibazo bituma bahunga. Ngira ngo icyo nacyo ubwo umuntu agomba kuba akizi. Ntabwo umuntu apfa kuza gusa avuge ngo ndaje, ngo ndicaye, ngo noneho ngo mumpe ibyangombwa ngo ndi impunzi. Bigomba kugaragara ko uwo muntu afite impamvu nyamukuru cyangwa se nyazo zituma ahunga. Bariya bantu tuzagerageza kuvuganira kuri 27, bariya bantu b'impunzi ni abantu tubona ko kandi dutekereza kandi nabo babyemera koko ko bafite impamvu za nyazo zatumye bahunga, akaba arizo zatumye bagera hano mu Budage. Izo mpamvu bakaba bagomba no kuzivuga, bagomba kuzibwira ubutegetsi. Hanyuma rero kuri iriya tariki tukazaba dusaba ko izo mpamvu zakirwa, zumvikana, n'abo bantu noneho bakabaha uburenganzira bwo kongera kubaho, navuga mu buzima busanzwe, bakagira za opportunity zo kubaka ubuzima bwabo. Dushobora ariko kwakira ikibazo kimwe cyangwa bibiri niba bishoboka mu bantu bari hano. Umuntu wese ufite ikibazo yakohereza request akazamuka akabaza information wifuza. Ntimuzaze kumbaza yagiye, dore nguyu nimumubaze ababwira. Ufite ikibazo yaza akabaza akagusobanurira. Ariko noneho nta nama waha abantu basanzwe ari impunzi bashyashya hano, basanzwe hano ari impunzi bashya. Nabitanga iki? Impunzi ariko zikiza. Impunzi zikiza zikiri muri procedure, zikiri kwaka ubuhungiro. Inama naziha byo nuko zategura neza dosiye zazo, bategura neza dosiye zabo. Niba batanabishoboye yenda bakaba bashobora kwegera abantu babisobanukiwemo, kubera ko dosiye igomba gutegurwa, kandi iyo dosiye yapfuye bigitangira, nyuma yaho biragorana kuyizura cyangwa se kuyigorora. Ukuvuga ngo umurongo wayihaye bigitangira niwo murongo n'ubundi ikomeza gufata. Umuntu ashobora kugerageza kuyigorora, yenda gukora ku buryo yumvikana, ariko udahinduye ntuze title. Ngira ngo udahinduye title. Uko byatangiye, akenshi iyo byatangiye nabi n'ubundi birangira nabi. Umuntu rero aba agomba kwitondera cyane, kwitegura neza. Termine za mbere, termine ubwo ni gahunda, rendezvous umuntu aba yahawe, akazitegura neza. Inaha
muri iki gihugu ni abantu bakunda cyane ibintu bya facts. Ni ukuvuga ngo kuza ubabwira amagambo, yego nabyo ni byiza, umuntu aba agomba gusobanura ibibazo bye mu magambo birumvikana, ariko ibyo bigomba no kuba bifite ibintu bibiherekeza bigaragaza ko ibyo umuntu avuga ari byo koko. hari hari urugero bigeze gutanga, ntabwo uwo muntu ntabwo yari aturutse mu Rwanda, yari aturutse muri Guinea, aje gusaba ubuhungiro hano mu Budage. Agezeyo bamubajije uko yaje, we avuga ko ngo yaje ngo kuri cheval. Cheval ubwo ni iki ni mu Kinyarwanda ingamiya. Ngo ko yaje ku ngamiya, amaze abatesi bo baramwitondera mu gihe bamuha igihe gihagije, baramwumva. Baravuga ese wabora yenda hari aho wageze ukava ku ngamiya ugahindura ugafata train, ugafata gari ya moshi, cyangwa ugafata imodoka, cyangwa se ugafata indege ukagera wenda ukongera ugasubira ku ngamiya? Atoya, tugiye kuva mva mu gihugu cyanjye, ati kugera hano muri iki gihugu, ati naje ku ngamiya gusa, ati nari nicaye ku ngamiya. Bati nibyo? Baramubaza kabiri gatatu, ati nibyo rwose, ati ngiye naje ku ngamiya. None baramubaza bati ese nyuma none ugeze hano iyo ngamiya wayishyize, ushobora kutwereka aho iri? Ntabwo yashoboraga nyine kuyerekana, ariko ni ukuvuga ngo n'ibyo yari yavuze byose, ibyo yari yubatse byose, ubwo byahise biba ubusa, nta muntu ashobora kubyemera nyine, kubera ko deja aho yari yatangiriye byari byapfuye. Icyo umuntu rero yakuramo aho ngaho ni uko umuntu aba agomba gutegura neza ibintu bye, akareba koko niba binumvikana, niba umuntu byumva ku rundi ruhande ashobora kubifata nk'ukuri. Hanyuma noneho ariko n'ibyo avuze akaba ashobora kubibonera facts, akaba ashobora kubibonera gihamya, byaba byiza ikaba ari na gihamya yanditse. Iramutse idashoboye kuboneka gihamya yanditse, umuntu ashobora no gushaka abatangabuhamya, nabo babaho hano, bakaba bashobora kuba bamuha témoignage cyangwa se gihamya zabo. Ikindi kandi abenshi bari bashyashya, ikintu cya mbere baba bagomba kwirinda ni ugukora amakosa, ibyaha, crime, gukora ibyaha, kuko icyaha icyo ari cyo cyose uri ukiri muri process kikwicira gahunda zawe zose. Icyo nicyo Fina, umuntu ukiri muri procedure yo gusaba ubuhungiro, usibye ko na nyuma yaho naho na nyuma yo kubona ubuhungiro nabwo umuntu yagombye kwitonda, cyane igihe cyose yenda umuntu atari yanabona na nationalité, kubera ko ntabwo ari nyinshi, ariko burya bijya bibaho ko n'umuntu bamwaka ibyangombwa iyo babona yitwara nabi, iyo babona bashobora kuba baramwibeshyeho, hanyuma bakabona atari umuntu, atari wa muntu batekerezaga, baba bashobora kubimwaka. Birumvikana ko hano ni igihugu kigendera ku mategeko, iyo babiguhaye n'ubundi hari inzira binyuramo kugira ngo babikwake, ntabwo bapfa kubikwaka mu kajagari, ariko nabwo umuntu adakoze, atitonze, baba bashobora kubimwaka. Hanyuma rero iyo amakuru nk'ayo amenyekanye, umuntu atari yabona ibyangombwa, bikamenyekana ko ari umuntu w'umwicanyi, w'umukrimineri ukora za crimes, w'umujura, cyangwa se n'ibindi bibi, icyo gihe biragoye, iyo information, iyo ayo makuru bayabonye, biragoye ko uwo muntu rwose bamuha ibyangombwa byabo. Ahubwo iyo ari ibintu bishobotse byihuse, baramufata rwose bakamuhambiriza, bakamusubiza iyo yaturutse, bakamukura ku butaka bwabo, cyangwa se bakamuha, niba binaniranye no kumukura ku butaka bwabo, ugasanga ntabwo bamuhaye uburenganzira bwo kubaho neza mu gihe ari kuri ubwo butaka bwabo. Umuntu ashobora no kubaho hano akahaba gutyo nta burenganzira afite bwo gukora, nabyo bibaho. Nubwo yabona n'akazi, ugasanga ntabwo bamuhaye uburenganzira bwo kuba yakora ako kazi.
abo nabo babaho, umuntu akibaza rimwe na rimwe icyo yazize, akenshi nta nubwo babikubwira ngo ni uko twabonye uri umunyamahane cyangwa ukora za crimes cyangwa se ugira gute. Ariko ugasanga bagenzi bawe mwazanye barabona akazi, barabona ibyangombwa byo gukora, wowe ukibaza uko byagenze bikakuyobera. Ibyo nabyo bibaho rwose, kandi bibangamira abantu benshi ntibanamenye. Hari ibintu basigaye bavuga mu kinyarwanda ngo umuntu ngo ntamenye ikimukubise, nabo ntibamenye icyabakubise, ugasanga ntabwo bazi icyo bazira. Ikindi ahanini ikosa rya mbere abanyarwanda bakunze gukora, abatoya ndavuga urubyiruko kuko ari rwo rwinshi mu bantu bahunze muri iki gihe, bakunze gukora amakosa yo kugenda mu bindi bihugu kandi batari babigirira uburenganzira. Ugasanga baratembereye mu bindi bihugu, kandi cyane ko muri iki gihe mu Burayi hariho basigaye bagira abantu bakontorora ku mipaka, rimwe na rimwe hari gukubitana n'abakontorora. Iyo ufashwe muri icyo gihe rero nabyo birakudindiza cyane 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 dosiye. Nibyo, ikintu cyo kugendagenda nacyo ni ikintu gishobora kudindiza dosiye uramutse ufashwe. Ngira ngo umuntu yenda muri icyo gihe atari yabona ibyangombwa mu gihe agitegereje, yakwitonda. Kugenda n'ibyo, umuntu afite inshuti ashobora kuzisura, yewe n'umuntu aramutse afite koko impamvu igaragara ishobora kuba yatuma ava mu gihugu kimwe ajya mu kindi, burya aho kugira ngo agende gutyo yihishe, ahubwo ashobora no kubivuga. Uburenganzira ashobora kububona bwo kugenda rwose, nubwo badakunze kubutanga, ariko afite impamvu igaragara, ava mu gihugu kimwe cy'Uburayi ajya mu kindi, no muri icyo gihe akiri muri procedure, aba ashobora rwose kuba yajyayo akabibonera uburenganzira. Ariko rero biba bibi iyo yaramutse afashwe atarasabye ubwo burenganzira, kandi noneho agafatirwa hanze y'umupaka w'igihugu yasabiyemo ubuhungiro, hanze y'Ubudage. Icyo gihe consequences zishobora kuba mbi cyane rwose. Ubwo rero abantu mufite ibibazo ku byerekeranye n'uburyo waza uri volunteer cyangwa se opeya, waza ukabaza ikibazo cyawe. Ntamare kugenda ngo mutangire munyandikire muri inbox, mutangire mumbaza amakuru, bariza hano bagusobanurire. Ariko nta kibazo, niba no kuri ibyo ngibyo nta bibazo bifite, dushobora no kuganira no ku bindi, n'ayo makuru nayo bashaka no bakaba bayabaza, nabyo nta kibazo kirimo. Niba hari n'umuntu wenda ushaka kutuganira no ku yindi topic, nawe nta kibazo, ashobora kuba yahabwa umwanya akaba yatuganirira. Topic mufite ikibazo, zamuka. Network. Kazuri wiriwe? Ndabasuhuje, mwiriwe neza mwese. Wiriwe Kazuri. Ndabasuhuje kandi mbashimira ibyo mudusobanurira, kuko ni benshi tutabizi. Ndabashimiye cyane. Hanyuma ikibazo mfite, ese nk'uko tuzi cyane, bizwi cyane ko US, Amerika, n'ibindi bihugu nka Amerika, cyane cyane Amerika kanyivuge kuko ariyo nzi cyane, abantu binjiriye ku LGBT nibo bafatwa cyane, ni nabo bahita baha ibyangombwa kurusha bagiye nk'impunzi cyangwa bajyanwe n'ibindi bibazo. Ese niyo mu Budage niko bimeze? Hano naho iyo umuntu ashoboye gusobanura neza uburyo aba yenda muri iyo community y'aba LGBT, ngira ngo mu kinyarwanda baravuga ngo ni abatinganyi, cyangwa se aba bana bahuje ibitsina, hanyuma akagaragaza ariko nanone ko
ashobora kuba bishobora kuba byaramuteye ikibazo gikomeye aho yari ari mu gihugu cya Afurika, ari muri Uganda, ngira ngo ni ikibazo. Hari n'ibindi bihugu bifitemo abantu bo muri iyo community ya LGBT usanga bafitemo ibibazo, bahohoterwa. Na hano iyo ashoboye kuhagera akabigaragaza, baramwumva, baramwakira, ndetse aba ashobora no kuba iyo yashoboye gutanga facts, ni impamvu ishobora gutuma abona ubuhungiro, bakamwakira, bakamuha uburenganzira bwo kuba hano, bakamuproteje. Ibintu ariko ubwo bibandaho ni ibintu bibiri muri ibyo, nibura bibiri mu kwiga dosiye ye. Ya mbere ni ukureba koko niba uwo muntu aturuka muri iyo community, niba koko ari we, kubera ko hari abantu bavuga ko ari ko babana bahuje ibitsina, ko ari abatinganyi cyangwa se ko bari muri iyo community ya LGBT, ariko batarimo. Ntabwo ari uburyo bwo kugira ngo wenda babone ibyo byangombwa. Bakenshi icyo bavumbura iyo hari abantu bagerageje kunyura muri iyo nzira atari. Ikindi bareba ariko noneho ni ukureba igihugu abantu baturukamo, niba abo bantu koko bahabwa akato, batotezwa, ndetse niba na leta yo muri icyo gihugu ishyigikira abantu babatoteza. Icyo nacyo barakireba, bakabiheraho rero noneho bashobora kuba baha abantu uburenganzira bwo kuba hano, barakubera izo mpamvu z'uko bavutse, cyangwa se z'uko babayeho, cyangwa se z'uko bikundanira n'abo bahuje ibitsina. Ndumva nagerageje cyane ikibazo. ndanyuzwe, ariko sindanyurwa neza 100%. Nyine mu buryo bwuvuze ngo barabasuzuma, nyine bakareba ko ibyo wavuze ari iby'ukuri, bakurikije n'igihugu wavuyemo. Nese uko gusuzuma, babasuzuma, ushobora kutubwira ukuntu baba babasuzuma, niba babajyanira abandi batinganyi cyangwa ukuntu babigenza? Ngira ngo hari uburyo, ntabwo wenda mbikoramo ngo menye uko babasuzuma, ariko mu byo babasaba, ubundi abo batinganyi cyangwa abo ba LGBT bafite organisation zabo zirengera uburenganzira bwabo, ku buryo no hagati yabo akenshi baba baziranye, none bakaba bafite na network ikora ku buryo buri international, inakorana n'abantu bamwe na bamwe baba mu bihugu yenda abantu baba baraturutsemo, cyangwa se n'abantu bakirimo. Mu kubasuzuma ntabwo babajyanira abantu nk'abo ngabo kugira ngo wenda barebe koko niba bakorana ibyo ngibyo, ariko babasaba nko kuzana icyangombwa gituruka muri iyo community y'abo ngabo, bakababaza niba yenda bazi communities, cyangwa se bamwe mu bagize communities baba mu bihugu baturukamo, cyangwa se aho bagiriye ibyo bibazo, none bakanababaza koko uburyo ibyo bibazo babigizemo. Hari byinshi bababaza, ku buryo iyo uri umuntu wateguye dosiye nyine yo kubaza, koko ushobora kubona ko uwo muntu yabaye muri iyo community, cyangwa se ko yayigiriyemo ibibazo. Ntabwo ushobora kumenya neza 100%, cyangwa gukuraho impungenge zose, ingingimira waba ufite, kugira ngo umenye ko ari umutinganyi cyangwa atari we. Ariko iyo ariko kazi ukora, uba ufite n'uburyo noneho ukoresha kugira ngo ukore iryo genzura. Ku bagabo ngewe icyo nzi cyo habaho Urakoze cyane. na muganga aba involved. Abagabo hari ubwo baba testing muganga aba involved, so bafite uburyo bwinshi bwo kuneka bakamenya nimba koko ibyo uvuga ari ukuri cyangwa se ubeshya. Usibye ko nyine hano nyine nabo bahabwa special attention nk'iyo wavugaga bahabwa muri Amerika. None se Fina, iyo ari umugabo urira undi aturirwa, anyway,
murakoze cyane kunsobanurira nabi. Ah, hari umuntu muri komenti wabajije ati ese muri iki gihe UN yaba igitanga ibyangombwa ku mpunzi. Izina rye bamukita ngo iki? Komenti iri kure. Mwadusobanurira niba muri iyi minsi UN yemera impunzi z'abanyarwanda. Ku bijyanye na UN yenda icyo umuntu yabanza kuvuga, ngira ngo hano turimo kwibanda cyane ku Budage. Hano ntabwo ari UN itanga ibyangombwa ku mpunzi, ntabwo ari UN yiga dosiye z'abantu. Urebye ntabwo ari uruhare runini bigiramo. Nta nubwo abantu bamenya ko rwose ko UN ibaho hano. Ni leta y'Ubudage ibifite mu nshingano zayo, niyo ibikurikira, yasanga hari impamvu zo gutanga ubuhungiro ikaba yabutanga. Ngira ngo UN akenshi cyangwa se UNHCR ikora mu bihugu bya Afurika. Ngira ngo ntabwo nzi neza mu bihugu byose uko bimeze, ariko iyo umuntu afite impamvu zo kubona ubuhungiro akazigaragaza, ngira ngo ubuhunzi ku banyarwanda buracyatangwa. Umuntu wese ufite impamvu zo guhunga akaba ashobora kuzigaragaza, ubwo buhungiro arabubona. Na hano yenda nicyo nagarukaho, hari ibintu bajya bita bavuga ngo ni ibihugu ngo bifite umutekano, ibyo bita ngo ni ibihugu biri sûr, bifite umutekano. Bavuga ko abantu babivamo babiturukamo nta mpamvu baba bafite zo guhunga. Ibihugu yenda bya Afurika bivugwamo hano ni nka Senegal cyangwa se Ghana. Bavuga ko abantu bava muri ibyo bihugu nta mpamvu baba bafite zo guhunga. Ariko niyo abantu baturutse muri ibyo bihugu bakagera hano bakasaba ubuhungiro, dosiye zabo zirigwa bakareba koko niba nta mpamvu bafite zo guhunga. Amahirwe aba ari makeya kubera ko haba hari icyo kintu cyo kuvuga ngo ahantu muturuka ngo nta bibazo bihari, ariko nabo amategeko uko abivuga aravuga ati umuntu wese watse ubuhungiro. Yenda nicyo nashaka kugeraho no kuri ibyo bijyanye na UNHCR. Amategeko avuga ko umuntu wese watse ubuhungiro mbere y'uko bamuha cyangwa babumwima, dosiye ye igomba kwigwa. Ndumva yenda nagerageje gusubiza uwo muntu wari wabajije niba ubu ngubu UN itanga ubuhunzi ku banyarwanda. Yabyumvishije undi base. Hanyuma ngira ngo Cucu nawe ndabona yahageze. Cucu wiriwe, narake mwiriwe, mumeze mute? Mwiriwe n'abasuhuje. Turi kuganira ko twaganiriye ku wa gatanu. Fatiyemo hagati hari ibyo ntumvisha, ariko buriya reka ntega amatwi nshobora kuza kumva neza, ko ndumva muri kuvuga ibintu byiza. Yatangiye avuga ku byerekeranye na opportunities, uburyo ushobora kuza mu gihugu cy'Ubudage ukoresheje uburyo bw'amashuri cyangwa se volunteer au pair. So sinzi nimba mnibeshye, ngira ngo nuko. Yego ni ibyo ngibyo. Ngira ngo hari uburyo bw'amashuri, umuntu ashobora kuza aje kwiga, umuntu ashobora kuza aje gukora ibyo bya au pair cyangwa by'ubuvolontaire. Umuntu ashobora no kuza ariko aje no gukora, nabyo bisigaye bishoboka iyo umuntu afite diplome, afite impamyabushobozi yemewe mu gihugu arimo, akaba afite na experience y'akazi runaka. Ashobora kuza hano akaza aje gukora, cyangwa se akaza aje kubanza kwiga ururimi. Nyuma yo kwiga ururimi akaba ashobora noneho kuba yakora aramutse abonye akazi. Ibyo nabyo birashoboka. Hari uburyo ubu ngubu bwinshi bunyuranye Budage butanga bushobora gutuma abantu baza kuba bakoramo cyangwa se kuba mu Budage. Akandi kabazo mfite, Yego.
ese iyo mu Budage hari ibihugu umuntu ajyamo nk'ugiye gusura cyangwa ku tourist visa, noneho yagerayo agakora dosiye cyangwa agahindura bitewe na situwasiyo asanze muri icyo gihugu. N'iyo mu Budage birashoboka ko umuntu ashobora kuza nka tourist yagerayo agahindura kugira ngo abone ubwenegihugu bw'icyo gihugu. Mm. Hano naho birakorwa cyane. Burya iyo umuntu tuvuge yenda nko muri bariya bahunga, barimo guhunga, biragoye ko uva ahantu uvuga uti nsabye ubundi viza yo guhunga. Kenshi zibaho, hari abantu koko baturuka mu bihugu bahungiyemo bakaza nk'impunzi n'ubundi. Ariko ku bijyanye n'Ubudage ni porogaramu bafata abantu bakeya cyane muri iyo porogaramu, ntabwo ari benshi, ntabwo bikunze kubaho nk'uko bibaho mu bihugu bya Canada cyangwa se muri USA mu minsi yashize, cyangwa se muri za Norvege. Mu Budage iyo gahunda yo kuvuga ngo barafata impunzi bazikure mu gihugu runaka yenda cya Afurika, bazikure muri Kenya cyangwa se muri Uganda, iriho, irashoboka, ariko ntabwo bafata abantu benshi cyane. Ibyo abantu benshi bakora rero ni uko nk'iyo babonye nk'iyo viza akenshi ya tourism bazana nayo, noneho bagera hano niba ari impunzi koko bakavuga impamvu zitumye bahunga, bakaba bashobora kuhaguma. Ntabwo umuntu ahita abona nationalite, bimwe ikibazo wari ubajije, bitwara igihe. Ubu itegeko uko rimeze bitewe n'umuntu uwo ari we, yenda n'ibyo azanye n'ibyo ashobora gukora hano n'uburyo yiga vuba ururimi n'izindi gahunda, ashobora kubona nationalite mu gihe cyihuse. Ngira ngo ubu ku muntu usanzwe washoboye kwintegra ku buryo busanzwe mu myaka 5 ari mu Budage, aba ashobora gusaba nationalite bakaba bayimuha. bari banashyizeho imyaka 3 ariko baje gusanga bidasobanutse. Ubu ngubu basa nkaho babihagaritse iby'imyaka 3. Imyaka 3 basabaga yuko uba warabaye integrated, witunze muri icyo gihe umaze cy'imyaka 3, unashobora kuba uvuga ururimi rw'Ikidage kugeza kuri level ya nimba ari C1. Yego, ariko ubu basa nkaho batabyemera, basa nkaho babihagaritse. Imyaka 3 yari mike cyane, baracyashingiye ku myaka 5. Babigaruye ku myaka 5, bari bavuze ku imyaka 3, hanyuma ngo basanga ari mike cyane. Guverinoma irahinduka, bashyiraho indi guverinoma nshyashya, none ibishyira ku myaka 5. Bisaba ko umuntu aba amaze mu Budage imyaka 5 kugira ngo abone nationalite. Hari umuntu hano mbona wabajije ikibazo avuga ngo afite ngo reka mbaze n'ikindi kibazo nsubirize rimwe mpe n'abandi umwanya. Yego. Hanyuma urakoze cyane, urimo kunsobanurira nkabyumva. Hanyuma ikindi kibazo ufite, hari abantu bagendera kuri marriage, tuvuge ko ari umugabo afite umuntu akundanye nawe w'Umudage, cyangwa niba ari umudamu afite umuntu akundanye nawe w'umugabo w'Umudagi. None kuko tugiye ngo nko mu bindi bihugu hari igihe byoroha cyane iyo ugendeye kuri iyo visa. Ese mu Budage ho bimeze bite? Mu Budage naho biriho, birashoboka, barabyemera rwose. Iyo ushakanye n'umuntu w'Umudage cyangwa se w'Umudagekazi, cyangwa se n'umuntu sina ngombwa ko aba Umudage cyangwa Umudagekazi, ashobora no kuba ari umuntu ufite ibyangombwa byo kuba hano mu Budage, ibyangombwa birambye. Uwo mushakanye rero nawe aba ashobora noneho kwaka viza nka membre cyangwa se nk'umugore w'umuntu cyangwa se nk'umugabo w'umuntu, akaba ashobora kuza kubana n'umufasha we cyangwa se n'umugabo we hano mu Budage.
icyo bisaba cyakoze ni uko kuri uwo muntu usigaye nyuma y'uko bakora mariage iri official mu butegetsi ikarangira, umuntu usigaye inyuma hari ibintu aba agomba kuzuza. Nuko nibura yiga akagera kuri level ya mbere y'ikidage, ngira ngo ntabwo ikomeye cyane, iyo bita A1. ni hanyuma basic noneho iyo A1 introduction. akayifata akajya kuyisabisha visa muri ambasade. Noneho ku muntu baba barashakanye uri mu Budage, yaba umudamu cyangwa se umugabo, uwo bita sponsor, uba uri mu Budage, nawe agomba kuba akora afite akazi yitunze, adatunzwe na leta, kandi noneho n'ahantu atuye koko agaragaza ko ari capable, ari ifite ubushobozi bwo kuba yakwakira koko umugabo we cyangwa umugore we. Aramutse atuye mu manegeka, wenda niko umuntu yavuga, cyangwa se muri ghetto, byamugora ko akora icyo kintu bita family reunification, niko bacyita mu Cyongereza, cyangwa se mu Kidage bavuga ko ari Familienzusammenführung cyangwa se Familiennachzug. Birashoboka nibyo, ariko hari condition umuntu aba agomba kuzuza kugira ngo bibeho. Sindumva nagerageje gusubiza bya famiye yo ikibazo muri mbaje. iki gihe biri a little bit complicated kugira ngo uzane famiye, ariko birakunda birakunda. Birakunda, ariko nta nubwo ari complicated yenda cyane. Ikibazo yenda ni icyo kintu ku muntu w'umukozi ufite akazi, wingira ngo birashoboka cyane ko abantu be basigaye inyuma, yaba umugore cyangwa se umugabo, birashoboka cyane ko rwose bamusanga. Yeah. Hanyuma wa muntu wabajije ushobora kumuzamura niba bishoboka, akaba yabaza ikibazo cye. Hari umuntu wavuga ngo condition ngo arazujuje, ngo ariko ngo ubanza ngo afite ngo n'ibihumbi 2,000 by'idolari. Sinzi, ntabwo numvise neza izo condition yujuje. yavuze ngo iki, ngo mfite ayo yamfasha nujuje ibindi bisabwa, yamfasha ko nujuje ibindi ahubwo bisabwa. manu Yagufasha Oui. iki mu buryo bwa transport se, mu buryo bw'iki? njye hari ibintu maze iminsi nibaza nkibaza nti nk'abantu bariho barapfa iwacu, reka dusubire inyuma ku bintu by'ubuhungiro mwahoze muvuga. nka bariya bakomeye b'iwacu b'abasitari, reka nguhe urugero nka Kizito. nkibaza ntese ku Kizito leta y'u Rwanda yari yamugenzeho kenshi abizi, kuki atasabye ubuhungiro ngo yinjire nko muri ambasade y'Abanyamerika cyangwa y'Ababiligi cyangwa ahandi, ababwira ibibazo afite asaba ubuhungiro? Ntabwo bijya bikunda uri mu gihugu urimo, kandi we yari afite n'ama evidence agomba kubereka ko afite ibibazo aho hantu. Icyo kibazo kiragoye cyo kugisubiza. Ubundi mu mategeko asanzwe ariho, birashoboka ko umuntu ajya muri ambasade runaka akaba yasaba ubuhungiro akanabuhabwa. Ariko ikibazo gikunze kubaho noneho ni uburyo yazasohoka muri iyo ambasade, azaturamo, azagumamo kugeza ryari, azayisohoka muri gute, yenda kugira ngo ave no muri icyo gihugu. Akenshi iyo ugiye gusaba ubuhungiro muri ambasade bakabuguha ukahaguma, noneho ni ukuvuga ngo uba ushobora no kuyigumamo igihe kirekire uri nk'imfungwa muri iyo ambasade. Ngira ngo wenda turibuka case y'umuntu bita Assange, uko byamugendekeye mu Bwongereza. Yaragiye koko ahabwa ubuhungiro na ambasade imwe mu gihugu cyo muri Amerika Latine yo mu Bwongereza, irabumwemerera, iyo protection irayimuha, ariko ikibazo cyaje kubamo kwari ugusohoka muri iyo ambasade kugira ngo azashobore kugera muri cya gihugu cyamuhaye ubuhungiro. Ngira ngo imyaka yamazemo mwarayibonye. N'ubundi ntabwo yari abayeho neza. Yego ntabwo yishwe, nta nubwo yafunzwe,
ariko n'ubundi ngira ngo ku mugaragaro ntabwo yafunzwe ariko n'ubundi yari abayeho nk'imfungwa. ariko birarutaho kugira ngo bakubuze ubuzima nka bariya b'abasitari iwacu bazwi kugira ngo babuze ubuzima bakwirukankirayo. Ya umuntu n'ubundi aramutse ngira ngo byaba umuntu yabitekerezaho neza, aramutse abona amayira yabuze yo kugira ngo asohoke mu gihugu cyangwa atekereza ko nagera ku mupaka bari bumufate, aho kugira ngo yenda apfe gutyo cyangwa se yicishe gutyo, ibyo ashobora kuba yahungira muri ambasade. Icyo gihe ngira ngo ubwo ambasade iramufata noneho ikiga dosiye ye ikareba koko niba ibyo bintu bifatika. Akenshi niyo ibyo bintu bibaye koko akajya muri ambasade ikamwakira, kiba gikurikiyeho noneho nuko mu buryo buri diplomatique bwa diplomasi baba bashobora kunegosiya bakareba uburyo bamukura aho ngaho. Hari aho ariko noneho bigorana cyane nk'iyo ari mu bihugu navuga bitagendera ku mategeko, bitagendera ku burenganzira bwa muntu, nka kiriya ugasanga kibazo. nko mu Rwanda ugasanga n'iyo mishyikirano ntibayikozwe, ariko hari aho bigera noneho ibintu igitugu kigakora. Ngira ngo no muri gereza abantu bakavamo, birazwi ko ba Rusesabagina bavuyemo, birazwi ko Peter Renda umwe bari bafunze i Kigali yagiye kuburanira Ingabire nawe yavuyemo. Ya pressure hari aho igera igakora nubwo umuntu yaba ari muri prison. Binavuze ko rero nubwo umuntu yaba ari noneho muri ambasade, iyo pressure bishobora gukorwa umuntu akaba ashobora gusohoka. Ya nibyo bintu njya nibaza nyine mwiriwe sorry mwiriwe Kiza John. Mwiriwe neza. Yego, amakuru Amakuru ni meza. Twahisemo kuzajya tuganira kwa gatanu ibyatwubaka nk'abanyarwanda, tukaganira no ku bibazo n'ubundi dusanzwe dufite. yego Buri byo turimo. okay Ahanini tuba turi ku byerekeranye n'ubuhunzi. yego Eh, nsuhuje na Cucu, nsuhuje na Kazuri, na Manu, mukomere cyane. Komera cyane Kiza, nanjye ndagusuhuje. Yego twakwikirije Kiza, karibu. stare muri culture yacu y'abanyarwanda kenshi ntago dukunze ibintu byo gusangizanya information. Usanga umunyarwanda afite information runaka kandi ishobora kugirira mugenzi we akamaro, ariko ugasanga arayihereranye. Akenshi bamwe baba banafite gutinya, akavuga ati ninza nkabivugira aha ngaha yenda byankoraho, ariko mu by'ukuri ndibaza yuko iyo utanga information nyazo nta cyaha kiba kirimo. niko bimeze. Ubusanzwe buriya mu buzima bw'ubuzima bw'impunzi, nubwo twebwe tuba dufite nyine kwikekana yenda twabyita urwikekwe hagati yacu, ariko ntiwabura umuntu n'umwe wakwizera yenda cyangwa babiri. Ubusanzwe kugira ngo ibintu byorohe hari ukuntu abantu bagenda basangira amakuru. Nk'ubu nkaca nk'ahantu bakampa imfashanyo cyangwa ni link nabonye, iyo washobora kwandikaho ugasaba ubuhungiro, yenda uri mu gihugu gihana imbibi n'icy'iwacu, nta mutekano ufite, barakugose impande n'impande, biba byiza kugira ngo abantu basangire amakuru. Kuko nanjye ubwanjye mu kuri kose hari igihugu kimwe nigeze kubamo gituranye na kiriya cy'iwacu, ariko nari naragoswe impande n'impande, ndetse nari naratakaje restauration y'igihugu kimwe ntavuze, byarangiye byose barabifunga. Nanjye bituma umutima wanjye mera nk'icyihebe, nanjye ntangira kubataka, nta n'ubushobozi mfite kuntu. Tukabiza kugira aho ngaho, umuntu umwe turahura arambwira ati ariko
ati ntabwo ari ngombwa kurindira yuko bagukorera installation. Ati nawe ushobora kugenda ugakomanga ahantu bakakwakira ukavuga ikibazo cyawe, ikibazo cy'iwacu kirazwi. So ndabikora nuko nashoboye kuva ku mugabane wa Afurika mu kuri kose, sibye ko byabayemo amahirwe menshi cyane y'Imana. So rero hari abavandimwe bacu benshi bashoboye gusohoka mu gihugu ariko bagoterwa mu bindi bihugu byegeranye na kiriya cy'iwacu. Baba baraguse, murabizi ibyo bisahurano byose basahura muri ibyo bihugu byose, baraza bagasuka muri abo bakora muri za biro zakira impunzi bakabagura. Usanga nk'amashami ashinzwe protection agati ibyo yakoraga ahubwo ugasanga arakora ibidahuye n'akazi kabo, birirwa bahamba amadosiye y'abanyarwanda. Buri biro yose ishinzwe impunzi, aho umunyarwanda ageze bagakinga, aho umunyarwanda ageze bagakinga. Bapfa kumenya yuko ikinagaragara nuko yenda ambasade iba yaratanze n'amazina y'abantu yenda. So numva mwakomeza, hari akantu ngiye gukora, ndibuze kugaruka mu nzamura. Ikiganiro cyanyu ni cyiza. Yego urakoze. Emmanuel, hari ikintu waba ubiziho ibyo ngibyo? Aravuze kuba waba uri stuck somewhere ukaba washaka ubundi bufasha, kuko hari abantu benshi, hari abantu benshi cyane b'abanyarwanda bafatiwe ahantu badashobora kubona uko bahunga ngo bagende, mbese baba bategereje urupfu. Ni byiza tugerageje kuzajya dutanga information nabo bakareba uburyo bakwiruka. nibyo koko. Nibyo koko hari abantu bagiye bagera mu bihugu byinshi bya Afurika cyangwa se bakagera no muri biriya bihugu duturanye, ugasanga barahaheze kandi batashaka kuhaguma, bashaka gukomeza, bakaba bagera mu bihugu navuga bizima bifite umutekano, ariko ugasanga aho ngaho bageze bwa mbere cyangwa se bimukiye bwa kabiri, ugasanga barahagumye ntabwo bashoboye kuhava. Rimwe na rimwe ugasanga yenda bageze ahantu akavuga ati ndagira ngo ngire ibyangombwa, mbone ibyangombwa bya hano, yenda niyesitare gatoya, shaka uburyo hanyuma mbone gukomeza. Rimwe na rimwe akavuga ati byo nibyo ko ntabwo biba byoroshye ibintu byo guhunga, hari n'igihe bitwara n'amafaranga menshi. akabazo fina ngira ngo umbabarire kuguca mu ijambo gatoya, ariko reka ngire icyo vuga utarakomeza. Ngewe ngiye kuvuga ikintu cyabayeho recently. Hari umuntu waje yihinduye ko ari impunzi, ariko ahantu ari adashobora kuhava. Yavuze ko ari muri Kenya, noneho ambwira mbese hari uburyo mfite cyangwa hari ukuntu naba nzi ukuntu namukura muri Kenya. Ariko naje gukora iperereza nsanga ni umuntu waje nkamaniye ko ngira ngo hari amabanga yashakaga ngo agira aho ari, ngo nzi byinshi cyangwa sinzi ukuntu byatekereje, cyangwa sinzi ukuntu sinzi byaje mu mutwe we gutekereza ko mfite amabanga nk'ayo. Noneho maze kubigenzura nsanga yari maneko aje kumenya niba hari uburyo mfite nshobora kuba, cyangwa hari ukuntu nzi abantu batoroka muri Kenya barafungiweyo cyangwa barafatiweyo. Rero utarakomeza nagiraga ngo umenye icyo kintu hari, niba kukivuga ahangaha nta kibazo biteye cyangwa hari ikibazo byatera kuri abo bantu, cyane cyane bazwi ko bafatiwe ahantu runaka cyangwa bacungiweho amaso
somewhere noneho ukaba wabateza ibindi bibazo. Icyo nageraga ngo mvuge. Murakoze. Mm. Yego, sawa urakoze. Ngira ngo ikibazo by'ibyo nibyo, hari abantu benshi bita n'impunzi atari zo. Harimo benshi baba ari na ba maneko. Harimo benshi baba bashaka no guhungeta impunzi za nyazo, bashaka kuzibuza uburyo. Mu kanya kiza yavuze ati basahura amafaranga menshi mu Rwanda, barangiza bakaza bakanyanyagiza no muri izo za organisation ziba zishinzwe kurengera impunzi, hanyuma ugasanga aho kugira ngo zirengere impunzi ahubwo zirimo guhohotera impunzi. Ibyo rero uvuze Kazuri, byo nibyo koko birashoboka ko umuntu ashobora kuza yiyita impunzi ariko atari yo, ahubwo ari maneko, ariko kugira ngo amenye uburyo koko uburyo bwo guhohotera impunzi, cyangwa se bwo guhohotera n'umuntu wabaye aho stuck, wananiwe kuva ahantu ajya ahandi. Ngira ngo yenda icyo umuntu yavuga kuri iyo ngingo ni uko umuntu yagombye kumenya koko yenda umuntu mubaza information, mubaza amakuru, akaba noneho yareba niba ashobora no kumwizera, cyangwa se niba ibintu amubwiye bishobora kumufasha cyangwa kumugirira akamaro. Kuri ibyo ngibyo ariko icyo nashakaga noneho kuvuga, yenda bitaba no mu Banyarwanda, nk'umuntu waheze ahantu akaba yarananiwe kuhava, ariko ari umuntu navuga muzima, yenda ukiri umujene, ukiri umuntu muto ushoboye kugenda. Ni uburyo abantu mu bindi bihugu bya Afurika bakoresha. Hari abantu nahuye nabo, cyangwa se ngira ngo namwe mwagiye muhura, mu kanya twavanga umuntu ngo yaravuze ngo yavuye muri Guinea ngo ku ngamiya, araza ngo agire inama mu Budage. Ibyo ntago, ibyo yarabeshyaga, byo birumvikana, ntabwo yavuye n'ingamiya. Uburyo abantu benshi bakoresha cyakoze ni uko ari mu butayu cyangwa se n'ahandi hose, burya imipaka umuntu aba ashobora kuyambuka yo muri Afurika ntabwo ari ibintu bigoye. Ariko akenshi umuntu nta nubwo yagombye gutekereza ko urugendo azakora ari urugendo azakora ingunga imwe gusa, ko ngo yumve ko abantu bose bazafata indege bagahaguruka aho yenda i Nairobi cyangwa se sinzi i Kampala cyangwa se hehe, bagahita bagwa i Burayi, i Buruseli, i Paris cyangwa se Berlin cyangwa se muri Canada, Toronto, sinzi cyangwa se muri Amerika. Umuntu ashobora no gufata ubwo buryo bwo kuvuga ati ngende buhoro buhoro, shume akarenge buhoro buhoro. Iyo urebye nk'uburyo abantu bo mu bihugu bya Afurika, iri Afurika yindi itari biriya bihugu byacu by'u Rwanda, by'u Burundi, bya Uganda, bya Kenya, iyo urebye uburyo bagenda usanga ari n'abantu baba bashobora kumara mu nzira amezi 6 cyangwa se n'umwaka cyangwa se n'imyaka 2, ariko bavuga bati dufite aho dushaka kugera, turagera hariya kugira ngo wenda dukore urugendo rumwe, tuzabanze turuhuke, tuhamara amezi 2, 3, hanyuma tubone gukomeza. Ariko ahandi bageze ugasanga atari abantu bavuga ngo baraguma aho ngaho igihe cyose. Mu Banyarwanda ntabwo bibarimo cyane, ariko ntekereza ko ari ukwenda bafite ubundi buryo bwo kugenda, ariko nko ku muntu udafite ubwo buryo ashobora kugenda yicuma gatoya. Guhunga uko byagenda kose haba harimo risike, kwambuka umupaka harimo risike, yenda niyo ugeze mu bihugu uko ugenda wegera yenda Europe niko na risike zigenda ziyongera. Ariko iyo umuntu ari guhunga nyine ibyo byose aba agomba kubimenya, akamenya nuko yenda ava hamwe akajya ahandi, yagera hamwe akabanza gushaka amakuru yuko akomeza, hanyuma kuzagera yenda aho azagera. Bitewe rero n'uburyo umuntu afite,
no gushaka amakuru bihagije nicyo kintu yenda ntekereza ko umuntu wese w'impunzi icyo agomba kuba yakitaho, kuba yagishyira muri gahunda yo gushaka amakuru bihagije kandi amakuru yizewe. Ntekereza ko ari inzira yatuma umuntu agera kure. Ndumva rero Kazuri ayo makuru byo ngira ngo umuntu wese arashobora kuyatanga cyangwa se kuyabona. Ndibwira ko nta muntu byabangamira, cyangwa se n'amaneko yaba iri hano cyangwa se yaje kumviriza, ndibwira ko ntacyo byayimarira kidasanzwe. Ndibwira ko nk'ibyo ngibyo nayo isanzwe ibizi. Patrick ikaze. Murakoze Finatunga. Mwiriwe Manu na Cucu, ndumva Kazuri na Fina twize kuvugana uyu munsi n'abasuhuje. Igwiriwiri Patrick. Nagiye ngushimira Manu, mbanya ngushimira uburyo uri gutanga amakuru kuri ibi bintu kuko ni ingenzi. Ngese ndavuga ikintu kimwe ku buryo mu byo nashakaga, hari byinshi mwavuze ariko ndavuga kimwe ku buryo abantu bahunga n'uburyo bagera iyo bashaka kujya, ushaka kugera i Burayi. Abantu nzi benshi cyane, benshi rwose nzi baba hano i Paris, bageze hano i Buraya, inzira baciyemo kandi ntabwo ari inzira zoroshye, abaje bahunze ariko ukuntu bigenda, iyo wideze uvuze uti ngiye guhunga, ushobora guca mu Bugande ukagera muri Tanzania cyangwa ukajya mu Mozambique uciye muri Malawi. None iyo hageze hari ushakisha uburyo bwose wambuka ukagera aho bita Mayotte. Wagera Mayotte, iyo widekaraye ukavuga uti ndi impunzi, biba birangiye, biga dosiye yawe, wagira amahirwe bigacamo, hari ubushobozi ushobora gukoresha bwose ukazahava ugahita ugera i Burayi, biba byoroshye. Kugera kuri Mayotte ni ikirwa cy'Ubufaransa, kiri impande ya Afurika, panaro ya Tanzania na Mozambique. Ubundi abantu bafata ubwato, ushobora no gufata ubwato rwose, abantu benshi bagenda mu bwato, bamwe bapfiramo bakagwamo, ariko abagezeyo babayo. Ibyo biri ntuze, ibyo biri risike. No nta kundi wabigira, niko bimeze, sibyo? Cyangwa ugafata indege, n'abafata indege simbizi, ariko utabonye ubushobozi bwo gufata indege cyangwa bakabireka, simbizi. Ariko abantu nzi benshi, abantu nzi rwose benshi, nayo mwabigenje gute? Njye ntabwo ari byo, ntabwo nca muri ibyo bintu gutyo, ariko abantu bose rwose amakuru bakubwira uko babigenza, bakubwira uko baciye, babwira amafaranga batanze, bakubwira aho baciye, ugasanga ni inzira ndende. So nibyo nashaka kuvuga, gusa nyine widesize ukavuga uti urahunze kubera ibibazo ufite, hari inzira nyinshi wacamo. Ariko ubishoboye ukaguma mu Rwanda nabwo byaba ari byiza, ntacyo. Ubishoboye ugatuza ugaceceka nabyo ntacyo. Voilà, nicyo navugaga, gusa nta n'ikindi nakongeraho. Nzi abantu benshi rwose cyane. Icyo nakongeraho, hari n'abantu benshi bapfuye, so ni ibintu by'abantu batagomba iriya nzira njye nta muntu abigiramo inama. Abantu barapfa. iriya nzira irimo amarisike menshi cyane. nyine ujya kunyurayo, wageze kuri iyi puwe bavuga ngo ninsigara ndapfa, ningenda ndapfa. Nyine iyo ugeze aho ngaho jya uteka risike. Ikindi Kazuri, ntugatinye kuvugisha umuntu ngo ni maneko. Hari aho bigera ugakoramo ikintu bita paranoya. Tugira ikintu bita paranoya cy'abantu, ariko hari igihe biba ngombwa ko utabaho wenyine, ukaganira n'abantu, ukavugana n'abantu, ariko rega ntabwo wametiriza ibi bintu. ugushaka ntiyakubura, ugushaka rwose ntiyakubura. Ariko ntabwo bivuze ngo ntagire amakenga. Amakenga yo nutayagira, ahubwo uzaba ari umenya uko uvugisha umuntu, witarutse ukagenda. cyane iby'iwacu aho bikomerera byo ni uko muri iki gihe Kaga ubu ngubu yangaje n'abanyamahanga benshi cyane, benshi kandi banashinzwe
no kwakira impunzi benshi 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 rwose muri ibyo bihugu bimwe by'abanye nabyo neza, cyangwa hatari yatera usanga harimo abanyamahanga benshi cyane yasutsemo amafaranga rwose, kandi bakora mu mashami ashinzwe kwakira impunzi. Ntekereza ko mu kintu umuntu agomba kwibandaho cyane ni ugushaka amakuru yimbitse, byo muri uko gushaka amakuru cyangwa se mu kuvugana n'abantu banyuranye umuntu aba ashobora no guhura n'izo za maneko. Birumvikana ko umuntu aba agomba kwitonda kugira ngo n'izo za maneko zitamugirira nabi, ibyo nibyo. Ariko n'ubundi ntabwo umuntu yakomeza kubaho yihishe gusa atavugana n'abandi, ahubwo ikibazo cy'umuntu yagombye kwibandaho ni ukumenya niba amakuru afite cyangwa se ahawe n'umuntu runaka ari amakuru ashobora kwizera. Yaba atayizeye akaba ashobora yenda kugerageza kucekinga kureba koko niba ari amakuru ya nyayo, hanyuma koko ikintu kiri cyo ni ukumenya n'uwo muntu muvugana cyangwa se uja kugana akubaza information ukamenya niba atari umuntu wakugira nabi kubera ko nabo barahari. Nibyo koko ibyo Kiza atubwiye byo nibyo, basutsemo amafaranga menshi. Hari abo baha amafaranga kugira ngo babuze abantu kubona ibyangombwa, ariko hari n'abo baha amafaranga kugira ngo bajye kwica abandi bantu. Ibyo ngibyo birazwi, ku buryo rero bisaba ko ahantu hose umuntu ari akora attention, akamenya nibyo navuga, akamenya amakuru ya nyayo, akamenya n'amakuru ashobora kumugira akamaro cyangwa se ayamugirira nabi, akagerageza kubitandukanya. none se hari abantu bavuze ngo Kazuri buri munsi aba afite ubuhamya bwa maneko yamuvugishije. Ntabwo abeshya, nanjye nuko mba ntabivuze. Baguteza n'abagabo b'abanyamahanga iyo uri umugore, cyangwa akaguteza abagabo abagore b'abazungu, abirabura bo mu bindi bihugu. Ahubwo abagore mufite kuvuga hano murwanira uburenganzira, mujye mwitonda. Ntago akenshi abantu bakohereza ari abanyarwanda gusa, n'abanyamahanga barabakoherereza. Ni ukwitonda. Bafite ubugome bwinshi, hari n'igihe bakohereza umuntu urwaye indwara ya sida. Ni abantu babi cyane. Igihe hari umuntu nzi wabaye mu gihugu kimwe arwana no gushaka ukuntu yahava, ariko yaje kurangiza acudikanye n'umuntu ukomeye w'umupolisi muri ubu, ariko bavuga ko arwaye. Urumva rero ni ikibazo, ni ikibazo. Bariya abantu bafite ubugome bwinshi cyane butandukanye. hari n'ayandi mayeri bakoresha. Urabona abantu baza batazi kuvuga ururimi rw'aho bagiye, noneho bakaba barashyizemo umuntu wabo akaba ari uza w'umusemuzi. Abasemuzi. Uriya muntu rero amakuru, ikintu baba bakeneye ni amakuru. Iyo umuntu agufiteho amakuru aba agufite. So uwo muntu rero ni idolari kuri we. Oya, ahubwo ahubwo Manu, muri biriya bihugu nakubazaga njye mbona ibi bintu byo kujya mu myigaragambyo atari byiza. kubera iki? Kubera nyine nibajije wa mumama, wumvishije umumama wavuze hariya mu rubuga ngo njye namutwariye irangamuntu, nkibazaho ndavuga nti ndumva ntazasubira muri biriya bintu by'imyigaragambyo, kuko aba banyarwanda bafite ubugome bwinshi butandukanye. Ntese buriya ko nari nifite n'isakoshi, ahubwo nabitekerejeho mbona yari irangaye hejuru, usibye ko umutwe yanahimbye utamuhiriye. Ese umuntu agiye nk'uku akaba yafata ko iyo rangamuntu akayirokeza muri iyo sakoshi, cyangwa akaba yayigushyira mu mufuka w'ikoti wambaye ibintu nk'ibyo? Dore ubu winter igiye no gutangira. Ibi bintu by'imyigaragambyo njye nahise ngira n'ubwoba, ntisishika kujyayo ntazahura n'ibibazo. Noneho yaba agutsinze, uramutse ugize ubwoba nicyo yashakaga, ugira ubwoba. nanjye icyo nicyo nari ngiye kuvuga. Icyo ngira ngo nawe icyo yashaka ni icyo ngicyo cyo kukubuza kujya muri iyo myigaragambyo. Cucu, icyo nakubwira niba yarageze aho ngaho ni uko iyo myigaragambyo yari yamukorogoshoye. Iyo itaza kugira icyo imubwira, nta nubwo yari gushaka yenda gushaka kuguhimbira cyangwa se guhimbira n'abandi nyuma yaho. Uramutse rero uvuze uti imyigaragambyo ntabwo nzayijyamo, sinzayisubiramo kubera ibyo bintu,
ni ukuvuga ngo icyo yashakaga yaba akigezeho guca yakigezeho intege. kuko nagize ubwoba nabyibajijeho ndavuga nti se umuntu nk'uriya araturumbutse iriya twese dufite ibipakande turiho turaharanira demokarasi y'amahoro ntabwo ibyo bintu ntanavuze ngo mwibye amafaranga aravuze ngo ujye namwibye irangamuntu. Okay, hashize 3 weeks ntarabona iletre ya polisi nguma ndeba iposita nkavuga nti se umugore se yandipotinze iki ko ntarabona iletre ndumva nkubwire cucu umuntu ntabwo yakureka ko wamwibye keretse hari kamera gusa yajya gutanga ikirego kwa polisi ngo yakubonye ushyiramo akaboko bakubona biragoye kurega Cucu, rwose nakubwira nti ibyo ngibyo ntubiteho igihe cyawe, ngira ngo gahunda ye yari iyo ngiyo yo kugutera ubwoba. Harimo abantu batera ubwoba, ngira ngo ni nabyo ni bimwe mu byo twamagana, ibintu byo gushaka guhungeta abantu byo kubatera ubwoba. Ariko ntabwo ntekereza ko ari ibintu umuntu yavuga ngo biramubangamiye cyane. Nawe aho ngaho muri iyo myigaragambyo cyangwa se n'ahandi abantu bateraniye, ntabwo ntekereza ko bashobora gupfa kongera kuhatunguka yenda afite ngira ngo bimwe bavuga mu kinyarwanda ngo ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikishe isuka, ngira ngo ntihariya yagarukirizaga, ntabwo rero yagombye kuvuga ngo aragutera ubwoba bundi. ngewe ntagira unyoberaho mwanyoberaho mu Rwanda, ariko wumva nzabashiraho isoni, ntabwo bizavamo nta ubwo bwoba. Reka ahubwo cucu ni ukumenya ubwenge mu gihe wagiyemo ugacunga, mbese ugacunga nk'uri gucunga umujura, kuko baba hari aho abanyarwanda 3 bateraniye haba harimo maneko imwe. ahubwo rero Menya ibyo bintu nta kibazo ufite. ahubwo rero nibutse ikindi kintu. Hari ikindi gikorwa kijyanye no kwirinda abagizi ba nabi bashobora kuza bashaka kujyana ubuzima bwawe. Nanjye n'umuntu inshuti yanjye yambwiye kwakira abashyitsi b'abavandimwe utizeye. FPR buriya ngewe byagiye bimbaho, bagiye bakoresha abavandimwe banjye benshi cyane, bankorera ubugome burenze urugero, bambabariza umuryango, bambabariza abana bakiri n'abato. Noneho rero tuvuge iyo bakubonye mu gikorwa cyo kubarwanya, nyine umuntu yexpose, ikintu cya mbere bakora ni ugushaka umuntu uzakugeraho neza. Urumva nka bimwe uyu muvandimwe yatubwiraga ati biragoye kugira ngo ubeho wenyine. Noneho umuntu kabisa akaza rwose akakubanira, n'ibyo ugiye gukora akaza akagufasha akakubanira, ariko agamije kuzakurangiza. Akoresheje twatuzi twabo bagendana cyangwa se shimi zabo zo bagendana, ziba ziri mu bwoko bwinshi, cyane cyane ko bafite n'amafaranga yo kugura ubwo burozi. Umuntu yarambwiye ati umuntu arakubwira ati nakwihagarika hehe, ukamwereka wihagarika. Iyo ageze mu cyo aba ashaka, yarambwiye ati nugira umuntu w'umushyitsi akaza ukamwereka aho kwihagarika, iriya papiye jenike ujye uhita uyijugunya muri puberi, ntukongere kuyikoresha. Ati bafite amayeri menshi barayihumanya iyo bagushatse. Ni abantu baba barabyigishijwe. Noneho nyuma yo kuva muri tuwarete, urumva nta handi hantu aba ari ugombe kujya, ni muri dushe. Agiye gukaraba, wamweretse aho yihagarika n'ahari bujye gukaraba. Noneho hari bujye gukaraba, urabizi dushe zacu uburoso niho tubusiga, haba harimo igikombe tuba twabucometsemo. Urumva, ariko yakunda kubikora yenda ku muntu wibana, urumva asanzemo uburoso bubiri, ntabwo umukurikira ngo umuntu yava kwihagarika se ukajya kumuhagarara hejuru. Urumva bwa buroso abushyiraho icyo abushyizeho, ntiyabura ahantu agutega, ukagira gutyo ukabona umuntu ngo ari muzima, ngo byarangiye. Ni umuntu w'inshuti yanjye arambwira ati nyamuneka ujye wigengesera,
umushyitsi naza wumva utizeye wandurure uburoso ako gapapuro uhita ukajugunya muri puberi, ati kwirinda bifite akamaro. So bafite amayeri menshi menshi, urumva ni abantu baba barabitojwe, baba bafite ibikoresho no gusenga Imana. Imana niyo irinda umuntu, ariko natwe tugomba kugira amakenga, tugomba kugira ubwenge. byiza. Ngiye guha urugero, sibyo? Ngewe kuva nagera i Buraya kuba nkiri muzima no gushima Imana. Ni twese umuntu arindwa n'Imana. Hari n'abo bari bagiye kunyica pe, nageze mu kiraro, munsi mu kiraro ari babiri, kandi ngo tugiye kurya pizza, ariko sha nzi ikibazo bambajije niba naragisubije neza. Sha wa muhungu we, jya witonda mu kiraro. niyo tuba tugeze munsi y'ikiraro, ukuntu bagucisha ahantu bakugenda bagukinisha. Ariko icyo gihe nanjye narabyemeye. Turagira ari babiri rwose, abatipe bagiye kunditura rwose, barangije bahamagara bambaza ikibazo, ndagisubiza, bararebana bizatugenda. Ariko nari nababonye, sibyo? Inaha i Buraya se cyangwa muri Afurika? Ibyo Buraya si Buraya ntibahagera icyo gihe, ariko ntabwo byari binyoroheye. Ahubwo ikintu bakoze, mujye mwitonda, kuko naje hano hari ukuntu iyo bakubonye bakabona uriye. Nari mvuye muri universite mu Rwanda, mpagararira abanyeshuri mu Rwanda muri universite, ngeze hano nshaka gukomeza kuvuga, guhuza abantu. Icyo kintu bacyanga kubi, banyoreje abasore, ntabwo baje ndiba bakunyica. Ntabwo byo kunyica byenda byaje nyuma, sibyo? Banyoreje abasore, abatipe baraza. Ikintu cya mbere bakoze ngo bari guhungura, njye bahite baza mu rugo iwanjye, njye nakira abantu byandi byacu, amubwira icyo ashaka iminsi 2-3, nawe twamubwira uti wajya gukora, akaza gusigara mu rugo. Arangije akaza n'undi wa kabiri ngo nawe arashaka ibi, ngo mufashe ibiki. Okay, ngiye kubona amayeri y'abantu batangira gusenya ku mubiri yawe. Bafashe urugero costume, afite costume nziza cyane, amayero 100 buri yose, kuko buryo ugaragara neza n'abantu barakubaha bahereye aho ngaho. Bafite system, afata kuma, urabona costume ukuntu iteye, akata abana ku ikoti ku ruhande hasi yegereye ku itako. Nta hantu utazigera uhindura, bisaba kugura iyindi. Ikoti rimwe bagakataho, bagakataho, barangiza bakasubizaho neza. Costume ukayibura ukazongera kwibona nko mu minsi wagarutse mu cyumweru gitawe no wanayishatse. Ya kabiri afata buji barayitwika, omemando baguha sinye, barangiza bakakubwira ko atari nabo. Ubwo ni urundi rugero. Ubundi hari umwana w'umukobwa, ariko se ntaguciye mu ijambo bahuriraga n'imyenda yawe? Ntaguciye mu ijambo bahuriraga, yabaga yabacumbikiye. none se ko abantu bazi nayo Buraya, uri umujene urabacumbikiye, uri umuseribateri, nta bantu ugira ntaki bo, ntacyo bitwaye, sibyo? Noneho nyuma yaho hari umwana w'umukobwa ejo bundi yarabinyibwiye, yarari hano rwose. Guhera ubwo nahise mfunga, ndakubwiye ngatwikekekera. Yaraje aricara, arangije afata ubuzima bwawe bwose, ibintu byawe byose barabitwara byose, amafoto sinzi aho bayajyanye kuva nagera i Buraya, amadokima yose barabitwara, ndabibura, sibyo? Umwana w'umukobwa ejo bundi arazanye agera arambwira ati rero ndabona kubera iyo uba uri umuntu mwiza, arambwira uti rero ibintu tubamo byo kuneka, naje hano ndazamuka, umuhungu wanzanye yitwa gutya Bipari, aranzamura, naje bancisha mu bintu byo kujya kwiga muri Polonye, ndakata nza hano, biva ngombwa ko nza kugera hano, objectif yari wewe. Arimbwira ariko nyine yarangije, aragera kugura ajya ubu waganira n'umuntu neza, arijya kubwira ibintu. Arangije umwana w'umukobwa ahita agenda ajya muri Canada. Bafu ntibyongera. Guhera ubwo umutipe wa gatatu araza, icyuma, arambwira ati rero ngewe twebwe kwica ntabwo bizakutunanira, turi mu modoka mwanyweye mwasaraye, dore icyuma ndagifite hano, kukibona ipari n'ibingoye, kubona imbunda muri pari ntibingoye, nakurasa. Ahubwo atari bujije kuko nawe ukamwihorera. Nyuma yaho arambwira umuhungu, sibyo? Arambwira ati Patrick rero tuwe ntabwo bizatugora, dore icyuma tukikubita hano ku kaguru, ibinyama bisohoka. Ambwira uburyo abantu i Kigali babamaze, uburyo barasaga abantu kugira ngo bamara abajura muri Kigali, ukuntu byagenze. Ntabwo ari ibintu byoroshye tuba turimo.
ariko bavuga weho ariko kugira ngo bazajye kukwica ntibabikora kubera kwibeshya akabikora ni itegeko rituruka hejuru ntabwo afite uburenganzira bwo kubikora ako kanya guhera ubwo kubera utazi umuntu musangiye uwo ari we nashyizeho amategeko buri wese agomba kumenya amategeko y'ubuzima bwiwe usangiye nande ubanye nande ninde winjiye iwawe ninde uzi iwawe yewe ninde uzi nomero yawe ya telefone ninde mwandikirana ahantu niwe ugomba kubaho wenyine igihe cyose iriya regime itarahinduka umuntu agomba kumenya kwirinda imana irahari se wicara hehe unywera he ka kafe naho ugomba kuhamenya ukahahindura njya ahantu batazi Eh, naho ngiye nanone nkareba abari hafi nanjye ni uko cyane nkakigumana nkakizirikaho cyangwa nkazigura nkazinywera mu rugo nkicara bikarangira yewe ikintu cyonyine nakora kwirinda ni uguhama muhira nawe gusohoka hanze nanezerwa ikirahure nkagisiga aho ngaho we rero ukenera bandangiza bandibatse agacupa ntuzagasomere hanze bazaguhitana ngewe bashatse cyakoze nanjye nacitse ku bintu byo kugira abashyitsi iryo hoya ni uguhurira iyo bikarangirira iyo ngiyo ikibazo ntabwo rero byoroshye ngira ngo mu bintu byo tugomba kumenya nyine n'ayo makuru ni ngombwa kuyamenya n'abo bantu ni ngombwa kubamenya mbona ikibagenza ariko yenda ikindi nabwira Patrick ni uko iyo umuntu afite ibimenyetso nk'ibyo ngibyo yenda we wabaye navuga ntiwabaye kind wabaye gentil ariko ufite babyita ibimenyetso naivete bihagije babyita nk'ibyo naivete ngibyo n'abo bantu wabajyana muri polisi wabarega kubera ko uhishira umurozi n'undi ngo akakumara ku rubyaro polisi ishobora kudahita ariko ireyajisa ikora reaction yenda ngo mbona irafata mwaheje intore mwagize intore imwe yari umuntu bazamura tuzamura nayo ikagira icyo bitubwira umva kuri umva ibi manu umva nkubwire intore manu yababwiye ngo bari hose ngo ntabwo ari ngombwa umva kuva mu rwanda umva manu ngo bari hose iyo umuntu aje kubasenya batandukanye biragoye sibyo yinjira muri gurupe yanyu kuko adashaka ngo mushyire hamwe sibyo arangiza abasenya kugira ngo muzajye kubishobora wamuhera umuregera heza ntabwo biba byoroshye gusa kugira ngo azafate decision yo kwica umuntu ni uko biba byageze nk'uriya ntuza uriya wanditse igitabo wenda habduruzi bizapfa we bihita bijya hejuru bikanihuta cyangwa uyu Judy Riva babonye ko bari bagiye kumurangiza nawe abo bantu kuko abateza ibibazo international na diplomatique barabyirinda nibo abantu barabyirinda bagafata abantu babona ko ari bikomeye cyane n'abo bato babatera ubwoba bagushyiraho bagutera ubwoba ku buryo n'umwana wawe bashobora kumugirira ikintu ariko ntekereza ko icyo umuntu nyine yagombye gukora ni ukutemera guterwa ubwo bwoba niba wagize navuga ni amahirwe ukabona nk'ibyo bimenyetso wavugaga ukaba uzi n'abantu icyo gihe wabiripotinga wabwira polisi yo igakora aho uburyo bugeze bwa komunikasiyo na tekinoloji bashobora kubona amakuru nk'ayo ngayo ku buryo bworoshye icyo waba ukora aho ngaho ni ukubashyira kuri pisite gusa ku nzira kugira ngo bashobore kwikurikiranira amakuru ni ibintu bishobora kugufasha nubwo ejo cyangwa ejo bundi wagira icyuba baba bashobora kumenya ikibazo cyabayeho iyo bibaye nka gutyo akenshi nta nubwo ari nabo gusa baba bakurikira ni abantu benshi ibyo bintu bituma rero polisi bikurikirana bigatuma bayafata n'izindi ngamba ndetse n'abo bantu ikabakurikirana icyo nkundira cyakoze polisi ni uko niyo ibonye amakuru nk'ayo ntabwo ihita ikora reaction ntabwo ihita ibivugira hejuru ahubwo biba impamvu yo gushaka amakuru yimbitse bikayitwara n'igihe ariko noneho abo bantu ikabakurikirana ikabagenzura bikiza ko rero na polisi hano twagombye kuyifasha muri ubwo buryo manu ntaguciye mu ijambo ubwo ubundi abantu baba bakurwanya bababwirwa n'iki reba nka kuriya twari mu myigaragambyo njyewe numvaga ko uriya mama twese urabona ko twese twari turi aho nyine ubona ko turi hamwe ntabwo ugenda mukekeraga biriya byongeyeho uriya Chantal Mutega wazanye iriya mesaje mu rubuga
umuntu nk'uriya nubahaga nawe numvishije antunguye ni ukuri umuntu nawe uba ku ma YouTube aharanira avuga ngo afite igisirikare kizajya kurwanya Kagame ahantu hose ubwo se nuriya nawe nabonye ari inkotanyi ajya kuzana ibintu nka biriya ese kuki atabwiye uriya mugore ati dore nimero ziwe namubonye muri urwo rubuga jya ku ruhande muvugana ariko ntaze kunyandarika hariya njye bariya abagore bombi njye nababonye okay nagize suspect nabo somehow so ubwo rero nabyibajijeho ndavuga nti se aba bantu ni ukuri umunsi tujya muri iriya myigaragambyo ngiye kuko nzi ko Chantal Mutega ni umusitari umuntu uvuga ngo afite igisirikare ari umuntu w'umukecuru ni nawe nagiye musuhuza nagiye musuhuza mwishimiye ndakuzi ku ma YouTube ahantu hose kuko ndamuzi ko ari umusitari ngiye kubona mbonye ibintu yazanye mu rubuga amvuga ngo bariho barashakisha ifoto yanjye ngo umugore yavuze ko namwibyiranga muntu ndavuga se mbyibazaho nariko uyu mugore nawe nubanze bafitanye nawe uburyo akorana n'izo nkotanyi bisi bini ibiki bariho barankora nawe namwibajijeho numva uriya mukecuru naramwegereye wavuze ko wamutwaye ID yaje afite gutuka Kagame cyane avuga mbese kandi ibintu yavugaga birumvikana arabivuga ariko ntabwo wamenye yewe byarantangaje nyuma ngira uburyo yaje guhinduka ariko cucu yenda icyo umuntu yavuga kuri ibyo ngibyo ngira ngo muri groupe yose mu bantu bose ahantu hose uzagera iyo groupe yarenze yenda ni bimwe Fina yavuze hari abantu 3 cyangwa 5 ati haba harimo maneko gukora nkaho harimo maneko ntabwo muri groupe nini nka kuriya rero haburamo za maneko nyinshi ahubwo icyo umuntu agomba kureba nyine hari n'igihe uwo watekerezaga ko atari we maneko ari ushobora kuba maneko ahubwo we watekereza ko ari maneko ugasanga yenda atari nawe icyo umuntu yagombye gukora ni ugukora attention ku buryo bushoboka bityo ni kimwe hanyuma noneho ku muntu wese waba ufitiye ikimenyetso navuga yenda gifatika cyangwa se kigwa gitanga kigaragaza ko umuntu ashobora kuba bangamiye uburenganzira bwawe abangamiye n'abandi bantu bari aho ngaho haba icyo gihe cyangwa se no mu minsi iri imbere ukaba ushobora iyo information kuba wayitanga ukayitanga kuri polisi ngira ngo nk'hariya warabibonye ko hari na polisi ntabwo bari abantu bake cyane ngira ngo hari 3 ariko niwe wararebye neza wabonaga ko nabo bagenda bavugana n'abandi bari bari inyuma ntabwo baje hariya ngo bose babe bahari ariko iyo hari imyigaragambyo nk'iriya ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bashinzwe umutekano ntabwo rero burya uba hariya ngo kuva ku isi abantu hagereyeho ngo niba binarangiye ngo birangiriye aho ngaho ahubwo burya na mbere yaho na nyuma yaho burya birakomeza na information baba babonye bagerageza gukomeza kuzicukumbura muri make umuntu yavuga ngo ni ugukora attention umuntu akamenya yenda uwo bari hamwe aho ngaho niba ufite n'akantu kawe hano twumvise ko yenda utagombye kwinjiza mu nzu yawe cyangwa iwawe umuntu utazi ariko n'akantu kawe ufite aho ngaho ntube ushobora kukandarika kubera ko hashobora kuba hari abantu byenda utazi ariko ibyo bintu ntabwo wagombye kuba byagombye kuba no mu myigaragambyo gusa n'ahandi hose uri ujya ku kazi cyangwa se hehe iyo attention n'ubundi wagombye kuyikora cyane ko inkotanyi imwe yitwa Otis hasi ivuze ko bari hose bitari ngombwa ko bava mu Rwanda ahubwo hari bari hose byo ntawamenya ibyo ari byo ko biratangaje ukuntu abantu muba mubona muri kumwe kumbi bariho ni ukwimenya nta kindi ariko urumva twahuye kugira ngo dusangire ibyatugirira akamaro cyangwa tubisangize n'abandi ku bijyanye n'umutekano w'umuntu buriya akenshi ikintu nagenzuye iyo bagiye kugutera barabanza bakakwiga bakareba uyu muntu n'iki kintu akunda mu buzima bwe iyo bakibuze
ni umugabo washatse, ese umugore we ni iki akunda cyangwa se abana be ni iki bakunda? Niba tunaniwe kumudiporoyingaho umuntu bazahurira mu kabari atajya mu kabari, niba tunaniwe kumwohereza uwo bazahurira mu rusengero atajya mu rusengero, niba tunaniwe kumwohereza uwo bazahurira mu mupira kubera ko adakunda ibya Arsenal na Manchester atajya bijyamo, none reka twige turebe ninde babana, ni iki bakunda. Urumva? Uri aho ngaho n'abana bawe, abana bakazazana na mushuti wabo bahuriye mu nzira, yenda bahuriye ku ishuri cyangwa bahuriye mu mikino, wowe ukibaza ngo ni umwana kumbi nuje kurangiza ubuzima bwawe. Urabyumva? Naho bahera mu nsengero abantu barahashiriye benshi cyane ngewe nzi muri biriya bihugu bituranye n'u Rwanda, kuko ngewe mu kuri kose navuyeyo hakiri kare, ariko umuriro naje guhurira nabo nyine mu bihugu bituranye na kiriya gihugu cyacu. Ibyo byose niho nabyigiye, niho nabibonye. Urabyumva? So ku bijyanye nyine n'umutekano mu kuri kose umuntu aba agomba kwirinda, cyane cyane ku muntu ubana na famiye atasiba ugomba kuyikuba kabiri. Hari igihe uba ufite ukuntu wowe ureba, n'abo bana nabo bafite ukuntu babireba, kandi kugira ngo ushobore gukanura amaso nyine, hari igihe ushobora kuba uri kumwe n'umuntu akabyumva ukwe. Murabizi bariya abantu bagiye batandukanya abagore n'abagabo, ugasanga umugore we yarahindutse ntiwabimenya, ari ku ruhande. Yewe nzi abantu benshi bagiye bahunga abagore bakisubirira mu gihugu, ukibaza se abantu babyaranye, umugore asubiye mu gihugu atanye umugabo abana cyangwa ajyanye abana, ukibaza niba bari babanye atari na maneko we yenda, ariko azi ngo ni umugore we, bikakwibira ibyo ari byo. So bariya abantu rero bakora nka shatani neza rwose. Amayeri ya shatani yose barayafite, byagira kuguteranya. Iyo bamaze kumenya yuko umuntu yokamwe n'ivangura ry'amoko, uwo nguwo niwe washaka araborohera cyane. Urumva? Ndi umututsi nanga abahutu, ndi umuhutu nanga abatutsi, noneho nkaba ndi igipinga narabapinze, cyangwa se kumwe batwita ibigarasha. Icyo gihe nyine banyohereza wa wundi tuhuje niwe undangiza, nawe akaza avuga ati, ambwira ati abahutu ni abantu babi, kumbe arashaka guhitana ubuzima bwanjye. Tukabihuriraho, agakora nk'ibyo ukora akanakurusha ahubwo. Ari n'umututsi ndi umututsi, cyangwa ari umuhutu agiye kwica umuhutu mwene wabo. Iyo bamaze kumenya ko umuntu ari umu extremiste, ubundi bakanagikoresha icyo kintu kugira ngo batandukanye abantu. Umuntu akaza akakubwira ati, uriya muntu ureba yanga abatutsi kubera yuko yamaze kubona yuko hari ukuntu mufungutse mu bwonko, mushobora kuzahura, cyangwa yarababonye muri kumwe, mushobora kuba mwahura mukandika iretire mukarega ushinzwe umutekano muri HCR cyangwa hehe, bagatangira gushaka ukuntu babatandukanya, mukangana mugahangana. Urumva? So amayeri yabo bakora nka shatani neza uko ikora rwose. Ariko hari umuntu wavuze ngo kuki mwahisemo kubaho mu bwo bwoba, mwamusubiza iki? Yenda nge icyo navuga aho ngaho nuko ntabwo twese dukorera muri ubwo bwoba. Hari kiri cyo wenda nuko koko ntabwo umuntu ayobewe ko inkotanyi zo ari abantu batera ubwoba, ni abaterorisi. Ibyo byo birazwi, bagerageza gutera abantu ubwoba, cyane abari mu Rwanda, abari muri Afurika, kubera ko koko baba bashoboye no kuba babageraho ku buryo bworoshye, bakabica bagashyiramo n'amafaranga. Ibyo byavuzwe. Ariko hano
yenda ni nayo mpamvu akenshi umuntu aba ari i Burayi. Hano i Burayi jyewe ubwo bwoba ntabwo mfite, ubwo bwoba ntabwo mfite, ntabwo mbana nabwo. Nzi ko umutekano uhari kandi urinzwe, nzi ko hari polisi ikora kandi itarangaye. Cyakoze icyo nasaba abantu, haramutse hari umuntu ufite amakuru ashobora kubangamira umutekano waba w'undi muntu, undi munyarwanda hano, cyangwa se waba yenda n'uw'abanyamahanga, biturutse ku banyarwanda cyangwa se ku bantu boherezwa n'ubutegetsi bwa FPR cyangwa bwa Kagame bwo mu Rwanda, ibyo bintu yabivuga, ashobora kubimbwira. Ni ibintu byagira akamaro abantu benshi, kubera ko nk'uko twabivuze, polisi ya hano cyangwa se abashinzwe umutekano ba hano ni ibintu bafata oseri. Kuri ibyo ngibyo rero bya hano, ndi hano wavuze ngo mbese ngo kuki abantu bahisemo ngo kuba mu bwoba, jyewe ntabwo bafite, nizeye ko umutekano w'aho ndi urinzwe bihagije. Ndibwira ko kandi n'abandi ubwo bwoba niba hari ababufite bagombye kubureka. Umutekano urarinzwe pe, hano urarinzwe, atari ukuvuga ngo n'abantu ni ngombwa ko baterera hejuru ngo bavugire hejuru cyangwa se bagende banga gusohoka, bananirwa gusohoka. Cyakoze icyo navuga, icyo nabwira abantu ni uko umuntu atagombye kwizira ku bintu bimwe na bimwe. Iwawe wagombye kwinjizayo koko nk'uko byavuzwe hano umuntu wizeye, umuntu uzi. Byo niwinjiza umuntu umurozi mu nzu yawe akakuroga, aho kugira ngo nta kindi umuntu yarenzaho aho ngaho. Ntabwo wava ngo yenda ngo polisi ngo aho ngaho urayirenganya. Ariko ibindi byo bishobora kubera hanze yo mu rugo, ngira ngo hano ntabwo turi kuri dogere ibyo bintu bishobora kubaho. Ndumva aricyo navuga kuri uwo muntu. nanjye nta bwoba rwose, njye nta bwoba mfite, niyo mpamvu mubona njyewe ndanatembera nkahura n'abantu, nta bwoba. Gusa nanone ntabwo byavuga ngo nterera agati mu ryinyo sinicunge, kuko ndabazi umuntu wese mwiyamye kabiri gatatu ubutaha ni ukumuroga. Ariko rero igihugu turimo gifite umutekano, nta bwoba dufite. Nanone dushobora kubaho mu bwoba mu gihe gitoya, ariko tukarwana no ko abazadukurikira batazabaho mu bwoba. Kandi tuvuze ngo ducecetse ni bwoba kandi nta cyazahinduka, ariko tuvuze tukarwanya ako karengane, abandi bazajya babaho bisanzuye kandi bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo batekereza. Njye nta bwoba mfite habe na mba. ahubwo uzaba wamubwirira nk'uwo mukibajije, mubwire ngo tubayeho nk'abanyarwanda baba mu Rwanda, umuntu amenya uwo babanye n'uko babana ukamenya uko byitwara. Burya umuntu ntabwo ari twe twenyine hano i Buraya, nkatwe ibyo bibereye hano i Buraya, sibyo? Ikintu ugomba kwirinda ni ikintu bita ikigare, kuko utazi uwo muhuriramo. Naho ubundi abantu ntabwo ni ukubuza gusura abantu, ni ukubuza kubana n'abantu, ariko kumenya abo ari bo, ukamenya aho ujya aho ariho, sibyo? Nubwo wenda nta risike ziribaho. Ubwo bwoba rero, ubwo uzagira ubwoba ntabwo bishoboka. Kubaho nk'abanyarwanda bari mu gihugu. Reka rero mbasezereye, ngiye kuryama. Natwe turafunze live twaganiraga, ariko utaragenda cucu twifuzaga ko buri wa gatanu twajya duhura tukaganira igihe kitari kirekire, isaha n'igice. Guhera saa ngapi? Twari twavuze 2:00 cyangwa se 1:00. Abantu mwahitamo isaha muba muhari. Guhera 1:00. Tugakoresha isaha imwe cyangwa se amasaha 2 abahari. Tukaganira ku bibazo bitandukanye. Ni byiza ujye ubikora buri wa gatanu, uzane na topic tuvugaho. Twebwe ntabwo dushaka kugendera ku bintu by'amoko, oya. Ntabwo dushaka kurangarira mu iyo direction. Iyo direction yo kurangarira mu moko, oya, ntayo dushaka. Turashaka gufacinga ibibazo dufite, tukaba ari byo turwana nabyo. Ubundi se hari umuntu urwana n'amoko? nicyo gihe tuba duhaye umwanzi icyuho cyo kunyuramo kugira ngo Yes. badusenye.
mwiriwe ni nabyo bashaka dukomeze tuhangane mu by'amoko ibindi tubishyire ku ruhande ntitubigemo. Erega urabona iyi live igenze neza kubera ko utazamuye abo bita inkotanyi uretse utisaze abavangire akanya gato. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze ibitagenda niyo mpamvu neza mu Rwanda usuhuza mukanyihorera ndi gusuhuza mukanyihorera twakurikije gato nyine ndaje ndangize kuvuga. nta rwango dufite rwose Ni ukuvuga ngo mu Rwanda iyo uzanye ibintu iyo uvuze ibitagenda neza mu Rwanda bahita bavuga ko ufite amacakubiri ufite amoko wanga abatutsi bakaba bagushyize muri mudu zo kuvuga ko niba wanenze ibitagenda neza hariya uri umwanzi w'igihugu ubwo uri umuhutu w'interahamwe ubwo uri ibiki nibo mbese ni abantu bashyigikiye Kagame n'ubutegetsi bwe bahora bazanamo ibintu by'amoko. Naho ubundi se ahubwo nibo bicucu kuko nta Rwanda rw'umuhutu uzabona nta Rwanda rw'umututsi wenyine uzabona nta n'urw'umutwe uzabona. Ndibaza ko n'abanyamahanga batazabura. So ubwo rero bashaka mbona abantu bose batuza ntago bazajya bumva ko wavuze mbega nibemere tubane nibemere duturane kuko banenze ubwoko. Ndumva iyo ari topic nziza twazagombye no kuganiraho birambuye. Dushatse twavuga tuti reka zaba ari noneho tuganiraho kuwa gatanu ubutaha kubera ko ndabona tumaze hafi amasaha 2 turi tuganira hano. Ngira ngo koko nk'uko tutabivuze amasaha arakuze. Hari benshi dufite n'inshingano zinyuranye. Ntekereza ko twavuga tuti twagombye kurangiriza hano gusoreza hano hanyuma tukazongera guhura kuwa gatanu w'icyumweru gitaha dukomeza iyo topic ijyanye n'uburyo twumva tugomba kurenga ibintu by'amoko tukareba ibindi bintu bifite agaciro bidufitiye agaciro kagaragara gafatika. Yego murakoze abantu mwabanye natwe mwakoze cyane. Ubwo naho utaha Otis kuki wazamutse turi gusezera. ntabwo nashaka kubwira nibyo njyene ntabwo ndi muri comments twari kumwe nagejeje no gutanga wenda ibitekerezo uko mbyumva ntabwo nkunda kubivuga kuri izi mbuga nkoranyambaga nk'uko abenshi babivuga. So ushaka kuvuga umukare wenda umuntu ukajya ngo umuvugizi wa leta oya ndabizi ntabwo nawe uvuga nk'uko natwe twese ntawe wadutumye. Yes nk'ibyo nakubwiraga nk'ubu nk'icyo kintu muri kugarukaho nuko wenda mamugiciyeho gutyo gusa mwigendera mukajya mu bindi biba deep ariko mutahereye mu mizi y'ikibazo. Nimurenga mwe ubwanyu abanyarwanda nimurenga icyo kintu cy'ubwoko no kwibona mu bwoko no kubushyira imbere niho ibindi byose bizakemuka. Niho fina nzakubwira ni aha n'aha biri kugenda neza aha n'aha nkora akazi gutya na gutya nibwo nakurangira. Ariko mu gihe cyose tugihanganye ukimbonamo iki nkubonamo ikiriye mu gihe nakubwira ngo leta kuzana ndi umunyarwanda ni ukugira ngo icyo kintu gicike. Ariko wowe kugira ngo uhangane na leta ukatangira kumbwira ko ngo ndi umunyarwanda ngo ari ikintu cyaje ukandamiza abahutu. So ubwo rero reka tubirekerera aho ngaho ubutaha ni mu birenga urama nk'ibi bintu mwagiranaga inama urumva fina nk'ibi mwagiranaga inama umuntu aragira inama njyewe buriya nabyemera cyane naguha n'igitekerezo nanjye wenda aricyo mbiziho bati wenda umuntu ashaka kujya immigrants ni ibintu bisanzwe buriya hari n'abazungu tuza abazungu muri za Romani baba mu bindi bihugu by'i Burayi barimutse kujya gushaka ubuzima buri Ameriori bwisumbuyeho. Ariko none wowe n'ibyo kubigira nk'icyo kiganiro ni cyiza kuganira buryo abantu bashaka mu buryo bw'ubuzima umuntu yakiteza imbere wenda se nibe aho hanze hari iyo mirimo irute yo mu Rwanda kandi ari iyo ngiyo yafasha u Rwanda ibyo ni sawa. Ariko se none ugahita utambikamo akantu ukwigisha umuntu ukuntu yatoroka kuki urumva reba nk'inama Patrick ababwiye we guca mu bwato uziko buriya bwato abazungu buriya none nuko butajya mubimenya uziko abazungu babica bafata birabura barohamisha ubwato ku bushake buriya bwato barabaca muri za Maroc nk'ibyo yababwiraga. Umuntu ajya gushyira ubuzima bwe mu ariko hari izindi nzira zishoboka hari amanama hari abiga nk'ibyo bavugaga fina. Uziko nko mu Rwanda ngiye ngo urugero mu Rwanda uziko nk'umuntu uri kutwumvana utarengeje imyaka 25 umukobwa cyangwa umuhungu kwiga formation y'ikidage amezi 6 ahaguruka mu Rwanda afite n'akazi bino bajya gukora mu ngo cyangwa ibiki agifite imyaka mike nk'ubwo uko wagira abantu inama muri izo. Ariko iyo tubijyanye muri politiki bambwira we urumva uri kwibwira umuntu wenda ngo acitse ribu afite ibyo akurikirana ngo uramubwira ngo aho yaca deja uba byapfuye. Ariko abo ni abajyanwa n'ubukene nabwo kandi ari mu muntu
ibyo rero ubwo bukene wenda se cyangwa ayo mikoro turabizi ko turi mu gihugu gikennye cyangwa se kiri mu nzira y'amajyambere, hari ibindi byateye imbere twebwe umushahara turagira inama abantu bafite ibibazo bafite bya politiki, akarengane bafite ibibazo bya politiki cyane ko ari nabyo bibazo cyane biri mu ari ibibazo bya politiki, ari ubukene nabwo rega nabwo ni nka politiki iyobowe nabi. Ese uribaza ko abo bantu bahunga ekonomi ibyo y'igihugu kenyera rwose mwari muvuga ibintu by'ubwoba ni politiki nayo iyobowe nabi nyine. uriyemeza guhangana na leta, kenyera leta. Narakubwiye ngo leta ni ikintu gikomeye, leta ifite ubushobozi, bifite ubwo butasi mwavugaga n'ibiki byose, ariko kuki wibagiza ko yahigaga yahijanja Ngabo Nziza we izahangana nayo paka inavuye hakurya ejo mu gitondo. ibyo rero kenyera muhangane, uzaza uhora nawe wikanga. Narakubye ku ibati, narakoze ku muryango aho ubundi otise kanga usubize gato. Fina ntumwambare, Fina ni inkotanyi, jenoside yanyu arayemera. Fina uramushaka hirya, jenoside yakorewe abatutsi Fina arayemera, ntajya nayihaka. ikibazo wowe utayemera, uramushaka hirya. ahubwo ikibazo ngifite nkawe utayemera. Njyewe ntabwo nyemera ni jenoside yakorewe abanyarwanda. Niba ari ubwaho ni icyaha, icyo ni icyaha ubwabo. barakubwiye ngo abiwacu ni abahutu kandi baguye muri iyo jenoside, ntimukazajye muza hano gutera iseseme muvuga ubusa. Abahutu n'abatutsi baguye muri jenoside, naho Fina bose ibyo wavuga rero by'abamaneko n'abavictimu ba jenoside. icyo leta isaba ntabwo abavictimu ari ubwoko ni gutya kuza kuvuga ku mbuga nkoranyambaga. reka nigendere. Ntubona kugarutse wowe ushaka kunkubita muri ibi mwe muri hano kuraje ngo duhangane. uzareba urugero biriya bintu muba muvuga kuba muri Fina garagambye. mushaka icyo ko na jenoside yanyu atayihakana. uri kwivugisha ko tutari kukumva. Okay, reka dusoze muramuke Mwumva Fina, ngiye nsoza Fina icyo kintu cyo kuva mu maneko, urabona icyo cy'ikebwe maneko rwose